papa mama urugo rusigara ari urugo ko no hasi naharyama kubera icyo uri kumbwira ngo ngi wacu narabataye tubyaranya abana batatu bane ugiye kumbwira ngo nsubireyo n'abana bane usubire mu rugo mu rwego ruhe hagarara mbona ararize ndambwira arizwa n'iki uwo mukobwa yari umukozi ya umukozi wanjye arizwa n'iki umukobwa twabanaga neza nta kibazo pe nge sinjya nkunda kuvuga nabi nyine ukuntu ndambwira urarizwa n'iki nagukubise hoya nakubwiye nabi hoya hari uwagukoshereje hoya byagenze biteye yihagazeho ndamukomeza ndamubaza arihagararaho birangira yihagazeho adashaka kubyemera ababyeyi baraterana inama ziraterana baramubwira ati ni igiki gituma ushaka guta umugore n'abana ko tubona ariyo marembera ariko iyo ngingo nyamukuru yuko yari yafashe umukozi ku ngufu ntago yigeze uyivuga mu bavandimwe komeye ushobora no ni nko gutoboka cyangwa guhambuka ugashaka umumama cyangwa umukobwa cyangwa se inshuti nyanshuti ukumva ko uyibwiye ibyawe bikava mu mutwe urumva ngewe nabigumanye mu mutwe wanjye naravugaga nimbibwira bakuru banjye cyangwa abasaza banjye cyangwa abandi bo hanze biraba ibindi bintu ngewe nashakaga kuba agiriye kimwe ansega mu nzu bayishyuza siga abana batishuriwe ku ishuri abana bane bose tekereza abana bane minerivare kubarisha nabikomeyemo murakaza neza abakunzi ba Rita TV show turabakunda abo mu Rwanda abo muri Congo abarundi n'abanyarwanda bari mu bihugu byo hirya no hino muri Kenya Amerika n'Uburayi turabakiriye ibiganiro byacu musanzwe muzi ko ari ibiganiro bigendana n'ingo cyangwa se byigisha imibereho nyarwanda y'ingo duhereye ku bagabo abategarugori hamwe n'abakobwa n'abasore twese tukabasha kugirana inama rero ino TV show Rita TV show uyu munsi twabateguriye umutumirwa ariko umutumirwa utashatse kugaragara kuri ino televiziyo yacu kubera impamvu ze z'umutekano ndetse n'akazi akora ntago yashaka ko kugaragara kuri TV turashaka tubanze tumwakire asuhuzeho abakunzi ba Rita TV show muraho neza nitwa Maria yego naje hano kuri Rita TV show kugira ngo mbahe ubuhamya bwambayeho nk'umubyeyi abakunzi bacu umutumirwa yacu bamwita Maria akaba yarakurikiraniye ibiganiro byacu cyane n'abandi bose basanzwe babikurikirana turabasaba kugira ngo mukande like subscribe muyikunde cyane kandi mujye musharinga muduhe n'ibitekerezo muduhe inama cyangwa icyo mwumva mudashoboye natwe mutubwire tujye inama ko cyane cyane yuko twababwiye ko tuzajya tugira abatumirwa benshi bazajya batugira inama mu byerekeranye n'iby'urugo twakiriye Maria atubwire urugendo yabashije kunyuramo mu buzima wenda ushobora burakubaka kandi nanjye bunyubake ni byiza cyane turakwakiriye Maria murakoze cyane ngewe namaze gushakana n'umugabo wanjye dukundana nta kibazo tudacana inyuma yego ariko tumaze kubyara umwana wa mbere mbona hari ibitagenda neza mufitanye abana bangahe twatandukanye dufitanye abana bane yego dufitanye abana bane ariko byatangiye mbere y'uko tubyara batatu ba nyuma mwari mwarasezeranye twarasezeranye imbere y'amategeko yego twakoze ubukwe byose bisabwa byose twarabikoze nuko
tumaze gusezerana byose tubyara umwana wa mbere, urugo rumeze neza, mukunda nawe ankunda. Inshingano z'urugo wari uzujuje neza? Zose nari nzujuje. Nuko tumaze kubyara umwana wa mbere, umwana atangiye baby class, aho niho yatangiye guhinduka. Nkabona atashye isaha atajyaga atahira, nkabona atahanye ibyo atatahanaga, nkabona aje yasinze. Twashakanye atanywa inzoga. Ntabwo yanywaga inzoga? Oya. Twashakanye atanywa inzoga, ari umukristu. Hanyuma se iyo wabonaga yazaga mu rugo, wowe wamwakira gute muri ubwo buzima? Nge ko yari yarahindutse, wowe wamwakira gute? Nararwanye cyane, nkubwiye yuko twatangiye mbyaye umwana umwe. Yego. Kandi twatandukanye dufitanye 4. Yego. Urumva nararwanye cyane nk'umugore. Warihanganye? Narihanganye. Ari ryo jambo twababwiraga, kwihangana mu rugo bitera kunesha, kandi bituma umugore iyo yihanganye hari utubazo twinshi tujya tuza mu ngo, ariko kwihangana bituma umugabo rimwe na rimwe ashobora guhinduka cyangwa se nuko tumaze kubyarana umwana umwe atangiye guhinduka, mbona ingeso zose zigiye hanze, mbona atangiye kumisha amatelefone, kwitaba abakobwa, ibintu mbona bitangiye kuzamuka cyane. Turi hamwe mu rugo bitarajyaga bibaho. So ubwo nkajya nirwanaho nk'umugore, nkavuga simenyereye kubwira umugabo wanjye nabi, simenyereye kurwana, simenyereye kuvuga nabi, birancanga. Ndavuga reka nihangane. Ndihangana, tubyara uwa kabiri ndi muri urwo, tubyara uwa gatatu ndi muri urwo, tubyara uwa kane ndi muri urwo. Uwa kane akiri akabebi, nibwo byabaye birebire. Uwa kane ho yarambwiye, ndibuka ijambo rya nyuma yambwiye kugira ngo ntandukane nawe. Yarabanje, mbere yuko ntandukana nawe, yarabanje arambwira ati ariko ubundi wagiye iwanyu n'abana, nanjye nkajya iwacu, hanyuma ko mbona ibintu by'agafaranga bitariho biragenda neza. Ngaho wahise wumva ko ibi bintu byose bitangiye nabi? Ntago natekereje ko ashaka kuna. Ntago natekereje ko ashaka kuna, gusa narabiketse mu gake sinabikomeza. Narambwira ati wagiye iwanyu nanjye nkajya iwacu, hanyuma nkisotinga, nazamara kwisotinga neza nkabagarura. Yego. Ubwo nanjye ijambo namubwiye nk'umugore ufite ubwenge cyangwa utekereza, sinzi aho ngaho hagati aho inama mwangira, nanamubwiye ariko ngiye kimbesheje nye nawe si amafaranga. Yego. Ari bya bindi twababwiye bakunzi bacu. Kimbesheje nawe si amafaranga, si ubundi butunzi bundi. Ngewe niba twabaga mu nzu y'ibihumbi 100 cyangwa 50 cyangwa 80 aho ngaho, washatse basi n'inzu y'ibihumbi 10 cyangwa 5 by'amanyarwanda, yes, tukayibamo. Ariko umwana akajya ava ku ishuri agataha avuga papa mama, urugo rusigara ari urugo, ko no hasi naharyama kubera icyo uri kumbwira ngo njye iwacu. Narabataye tubyaranye abana 3 4, ugiye kumbwira ngo nsubireyo n'abana 4. Usubire mu rugo mu rwego ruhe? Mu rwego rw'uko ngo adafite ibijyanye n'inshingano z'urugo, ubushobozi. Ndamubwira nti rero ubushobozi ngiye sibwo ntinya, mfite amaboko, mfite amaguru, mfite umutwe, nawe urabifite, twajya kurwana nk'ababyeyi tukabeshaho abana bacu. So ubwo ndangije rero ndavuga rero ntago byakunda, ahubwo shaka inzu y'ibihumbi 5 cyangwa y'ibihumbi 10, nidushaka dusase hasi naharyama nta kibazo n'abana banjye, ariko tubane. Mbona ntago abyumvishe neza, ariko ntago yabinyeretse. Yari yarabitangiye nyine kuri planning. Noneho ntiyabinyeretse ko bitamushimishije, arabimpisha. Nyuma aza kumbwira ati rero madamu, hano hari inshuti yanjye y'umumama, ndashaka yuko uyifasha serivisi. Ndabunga serivisi ki? Ngo hari umubyeyi ufite ikibazo cyo mu nda, kandi
iwanyu mufite aba doctors benshi bashobora kumufasha bakomeye. So wamumfashiriza ukamukonekita ukamujyanayo, warangiza bakamufasha ko waba ukoreye Imana. Yo nanjye rero ngira impuhwe cyane, ngira impuhwe, ndavuga yo nta kibazo. Yakubwiraga ko ari sister we se cyangwa umuntu yambwiye ko ari inshuti, niyo yaba ari umugore we sinari mbizi, ngiye ibyo ntago nabigenderagaho cyane. Ndangije ndavuga rero reka ngende umutwari ankonekita nawe ampa nimero ze, turatangira turandikirana, ndamubwira nsaba rendez-vous doctor ariwe uncle wanjye. Ndangije ampa nyine umunsi tuzaziraho. Uwo munsi ugeze mama ndamutwara, maze kumutwara ngezeyo, kurumva ko abana bari bagiye ku ishuri mu gitondo. Ngezeyo arambwiye ati ndamuhamagara. Icyo gihe naramuhamagaye ndamubwira nti twagezeyo, bariho baramukorera ibishoboka byose, namukonekise na uncle. Rero ngiye kugaruka, ubwo umugabo namusize mu rugo, ngiye kugaruka nkora iki, inze kugira ngo nze kubona uko nakira abana bavuye ku ishuri. Yego, nabategurire. Nanabategurire. Ubwo nabwiye nasezeye umumama, ndamanuka mfata moto ndataha. Ngeze ku muhanda urumva abana basi yabavanaga ku ishuri kabageza ku muhanda. Hari umubyeyi wari inshuti yanjye, yari afite supermarket aho ngaho ku muhanda, narahicaraga tukaganira dukundana cyane. Noneho narahageze ndavuga reka nicara aha ngaha ntegereje abana ko bava ku ishuri. Mbona ariko umukobwa wajya gusa kubafata yatinze. Naravuze reka manuke ngende mbwira uwo mukobwa ze nanjye ndarushye ku muhanda. Naramanutse bitadukubitana n'uwo mukobwa, mbona azamuka yahagiye ahumura nabi ukuntu. Ndafase umukobwa ko yabaye nk'umusazi bimeze biti. Ngenda komeza ndeba ko batinze kuza gufata abana ku muhanda. Ubwo n'imodoka y'abana itarahagera. Ubwo mbadagiye ngeze mu rugo, nyingura gate, ninjira mu nzu, sanga umugabo ariko ntawe uhari, yagiye. Umukobwa agarutse n'umwana, njyewe ndavuga nari mfite rendez-vous yo kuva kwa muganga nkajya he muri salo. Mpita nitegura vuba vuba, mubwira ati by'abana byo kurya, negura imbuto, negura iki, byose mbishyiraho. Ndangije ndavuga okay, abana ndabagaburira, njya muri chambre kwambara. Maze kwambara no kwisiga byose, nje muri salo ngira ngo nihisha abana ngende. Umukobwa arampagaritsa, arambwira ati mami, ati hagarara. Mbona ararize. Ndabwira urarizwa n'iki? Uwo mukobwa yari umukozi? Ya umukozi wanjye. Urarizwa n'iki? Umukobwa twabanaga neza nta kibazo pe, nge sinjya nkunda kuvuga nabi nyine ukuntu. Ndabwira urarizwa n'iki? Nagukubise? Oya. Nakubwiye nabi? Oya. Hari uwagukoshereje? Oya. Byagenze bite? Ararira. Ubwo nanjye nahise mfata akabaga, shyira hasi, nicara mu ntebe kugira ngo mwumve. Mu provoke avuge neza ikintu kimuriza. Yaratangiye arambwira ati umugabo yandongoye. Yego. Ndabaza yakurongoye? Ngo yandongoye. Ubwo murumva ko ari umugabo warongoye nyine umukozi. Ndamubaza yakurongoye ati? Arambwira byose. Noneho numvishe ntari bubifate kubera ukuntu najugumiraga. Mfata telefone ndamurikodinga. Ko nari nzi ko igihe kimwe ashobora kubihakana bitewe n'impamvu runaka, abantu barahinduka. Ndamurikodinga arabivuga byose ko byagenze. Ubwo numva birancanze, n'isaro nabaye ntakigiyemo. Ndacanganyikirwa. Umugabo aje mbura ukuntu ntangiraho mpera mbimubaza. Ntabwo nimbimubaza biragenda nabi. Ndangije ongeramwo akajwi gatoya.
ndangije nyine ndamwegera nikomeje ndamubaza nti byagenze gute ko numva ngo warongoye umukozi. Iho niho habereye intandaro. Intandaro arantuka ngo kubera ko mubajije. Yego. Noneho ndavuga ntago ugomba kumbwiza ukuri nkamenya nuko nkora iki nigisha umukozi cyangwa mujyana kwa muganga. Yari umwana muto w'imyaka niba yari myinshi yari nka 19 cyangwa 20. Yego. Numva ubwoba buranyishe, ubwo umwana w'abandi bamumpaye ari muzima nta kibazo afite nta naki, ndamwoza mujyana atwite kandi mvuga ko atwite n'umugabo wanjye. Numva birancanze, ndakomeza ndamuprovoka kugira ngo tubyumvikaneho, biranga. Aho rero niho byabereye intandaro yo kunta n'abana 4. Yego. Aranta ubwo mwaje kubicoca se cyangwa yakomeje kwanga? Ntago yemeye. Mwumvisha n'amajwi ntiyemera. Muri abagabo benshi bihagararaho. Abagabo bimwe n'ababwiye ngo bavuga mu Kinyarwanda ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, ariko mu by'ukuri ntago abagabo bajya bakunda kwemera ikosa. Yihagazeho, ndakomeza ndamubaza arihagararaho, birangira yihagazeho adashaka kubyemera. Ababyeyi baraterana, inama ziraterana, baramubwira ati ni igiki gituma ushaka guta umugore n'abana ko tubona ariyo marembera. Ariko iyo ngingo nyamukuru yuko yari yafashe umukozi ku ngufu ntago yigeze uyivuga mu bavandimwe? Ndavuga muri iyo nama ntago nayivuze. Yego. Ntago nayivuze, nayipfanye ngiye mu mutima wanjye. Umutima wawe nipfana mu mutima wanjye. Yabanga twavuze y'umubyeyi y'umugore mu rumva ngiye guturika. Buriya no kutavuga ni bibi. Uba wumva ugiye nko guturika, birancanga. Ndavuga mana nyinga akavuga ko agiye kugusigira iki? Ntago yambwiye ngo ngiye kugusiga. Yarandetse. Noneho ahubwo aza kunywa inzoga. Icyo gihe umugabo wanjye nari nzi ko atanywa itabi. None harabivangitiranya, maze kubivangitiranya abifatiraho. Imvura yaragwaga sinzabyibagirwa, ari ninjoro cyane atangira kunkubita, ku buryo nari mfite umwana we mutoya yabyaye hanze. Ankunda cyane, arambaza. Ndibuka igihe yigeze kumbaza ngo ariko mami ngo dadi yagushatse agukunze. Tekereza umwana yabonaga akora. Yarambashije, icyo gihe yari afite nka 12 ans. Yarambashije ngo ariko mami ngo dadi yagushatse agukunze. Umva ko n'abana bari babaye affected. Ariko nagerageza kubihisha abana cyane, ariko urumva ntiyaba gukubita ngo ureke gutaka. Yego. Ntiyaba kubwira nabi cyane, ijwi ry'umugabo uraryumva ngo abana bareke kumva. Nageragezaga kubafungirana mu byumba. None icyo gihe ninjoro ho yarankubise birarenga, ntabaza mu rugo. Ndababwira ati nimwumva napfuye nimutaza kunabara murumva byarangiye. Hari ninjoro ntitira, ankubita ku rujya ngarura hina ransora. Ubwo nge sinabaga nzi ngo rankubitira iki, kuko yabaga afite amadroge mu mutwe we. Yabanzaga kidroga. Mbese ni nko kumva ko yasije yaguhaye yuko ugomba kujya iwanyu, yagombaga kugufosinga kugira ngo yemere hari. Nuko arankubita hirya kubita hino. Ndangije mpamagara mu rugo. Icyo gihe haje sister wanjye n'umugabo we. Umugabo we n'umuntu nawe ukomeye. Baraza. Noneho umuntu tubaha n'abantu bakomeye cyangwa muramubi. Yaraje muri icyo gihe imvura igwa mu rucuku. Baraza, umukozi niwe nabwiye ngo ace inyuma abakingure gate kugira ngo atabona ninjye ubakinguriye. Barinjije imodoka, noneho bavamo baraza. Umupapa aramubwira ati ngo sinshaka kuvuga ayo mazina, yamuhamagaye mu izina. Aramubwira ati uranyemera nka muramu wawe? Ntabwo ari byiza kugira ngo uvuge. Ati yego. Ati
yaramubwiye ngo uranyemera nka muramu wawe ngo ni noneho we icyo yahise amusubiza amuga ati ninde ukuzanye mu rugo rwanjye kandi cya mbere uwo mupapa aramuruta amurusha imyaka amurusha ni nk'aho amubyaye yamwita nka papa ubundi iyo umuntu yageze kuri urwo rwego agira kubahuka ngo uje mu rugo rwanjye nkandi ninde ukuzanye uzanywe n'iki ninde uguhaye uburenganzira bwo kwinjira mu nzu yanjye ngo sohokera mu nzu umupapa ikintu yamusubije aramubwiye ati nsohoke ati rero niba ushaka ko nsohoka biraba bibi niba utabashije kunyumva ngewe nk'umubyeyi wawe ngo twumvikane nk'umugabo mugenzi wawe ninsohoka biraba bibi kuko uyu ni umwana wacu ni umwana wanjye tugomba kumvikana yaba akunaniye ukamunsubiza tukamusubiza ababyeyi nk'uko bamuguhaye kandi ku manywa izuba riva habona arakomeza arafosinga ngo bamusohokere mu nzu urumva nta kindi kintu bari gukora barasohotse bamaze gusohoka baragenda njyewe sinari nzi ubwo gahunda ziri gukorwa kuko njyewe byari byarangiye numvaga nihaze niyanze nakurura kuva ku mwana wa kabiri kugera ku wa kane nkumva n'ubundi nararushye ngerageza kuvuga ngo bimve mu mutwe nageze hahandi numva imitsi yo mu mutwe igiye guturika tutaragera kuri iyo ngingo cyane reka mbasobanuriraho narwaye umutwe ndwara umutwe njya kwa dogita arandeba arambaza ngo ufite umugabo ndamubwira yego ufite ababyeyi ndamubwira yego ufite mama ngo umugabo wawe aragukunda na mama wawe ndamubwira ngo yego ariko urumva narabeshye ntago namubwije kuri ibibazo mfite ndamubwira ngo yego mama wanjye arankunda n'umugabo wanjye arankunda ngo biva kuki ndamubwira birizana gusa nkangura no kugira inama abantu ababyeyi cyangwa abakobwa cyangwa abapapa cyangwa abasore iyo ugiye kwa muganga ntugahishe dogita oya ushobora no kubwira ko byamviyemo ingaruka ikomeye ushobora no ni nko gutoboka cyangwa guhambuka ugashaka umumama cyangwa umukobwa cyangwa se inshuti nyanshuti ukumva ko uyibwiye ibyawe bikava mu mutwe urumva ngewe nabigumanye mu mutwe wanjye naravugaga nimbibwira bakuru banjye cyangwa abasaza banjye cyangwa abandi bo hanze biraba ibindi bintu ngewe nashakaga kubaka so ubwo icyo gihe dogiteri arambwira ati rero ngiye kuguha imiti iyi miti nitagukiza ubwo ndakurangira umudogiteri w'indera mu mutwe mu basazi ko navuga bazagucisha mu byuma ubwo turebe neza ikibazo imitsi yawe y'umutwe yaba ifite kuko nageragaho nkumva imitsi yo mu mutwe igiye gupasuka nkumva irabura gatoya kugira ngo ipasuke nk'amaraso avemo iyo ni stress nuko ndangije aho ngaho nyine ubwo mwari mukibana mu nzu imwe uburiri bumwe umugaburira akarya akenshi ntiyanabiryaga iyo yatagahaga ameze gutya ari nijoro ntabwo yabiryaga gusa urumva yabirya gute yidurose gutyo ntabwo yabirya noneho turagenda ubwo umukuru wanjye bamaze gusohoka icyabaye baragiye bajya kuri polisi barashyiraho ikirego bazana n'abapolisi maze kuzana n'abapolisi bafite imbunda bafite ibice byose nk'umuntu wese ushobora gutinya polisi bamugezeho baramubwira ngo nasohoke arababwira ati ninde ubinjije mu rugo rwanjye umuntu usuzugura ubutarebera urumva ko hari ikindi kintu cyari kimurimo noneho ahubwo akaba byari bikaze
nuko birangira nyine polisi imujyanye mu gitondo, nzinduka kumureba sinaryamye. Mu gitondo nagiyeyo, polisi irambwira ati abagore mwarasaze, umugabo yendaga kukwica none wanze yuko tunamufunga. Oya, umurekure, ni papa w'abana banjye. Bansinyisha inzandiko. ubwo ni wa mutima w'umugore ugira ubuntu, ugira imbabazi. Bansinyisha inzandiko nyinshi, ndazisinya ngo nakwica ngo ntuzagaruke hano. Noneho birangiye mu gitondo barambwiye ngo ningende, ngo baraza kumurekura. Baramurekura. Muratahana? Bamurekuye nageze mu rugo. Yego. Birangira nyine aje, ariko kuva uwo munsi yaraye mu rugo nka kabiri gusa. Ubundi yaje umunsi umwe n'imodoka, yinjiza imodoka mu nzu. Yinjiza imodoka mu nzu, mu rupangu. Aravuga, araza, mbona afite ibiwasiwasi, afata ikibaga na valizi, ashyiramo imyenda yose, inkweto, buri kimwe cyose. Arangije ati mbaye ndagiye. Abana urumva ko bari bagiye ku ishuri. Ati mbaye ndagiye. Tugiye hehe? Ngo ndagiye. Ni ukuvuga ngo umugabo yarahukanye. Bavuga ko ahukana, yaragusize mbese. Nje nari nzi ko agiye nk'iminsi 2. Hari nzi ko agiye kubera umujinya, bavuga uti ni umujinya. Ngiye kubona mbona ibintu bibaye seriye. Agiriye kimwe. Ansega mu nzu bayishyuza, siga abana batishuriwe ku ishuri, abana 4 bose. Tekereza abana 4. Minervare, kubarisha. Nabikomeyemo, ngira na landlord wanjye mwiza. Yambereye imfura. Nawe niba nyumva, niba abizi neza ubu buhamya bwanjye, Imana izamuha umugisha. Iha umugisha umuryango we. Umva ntago nawe yari kugufatanya n'umugabo wari gusara. Landlord wanjye yari umubyeyi mwiza cyane. Yankoreye ikintu kingera ku mutima, yaransuye, arambwira ati komera mubyeyi. Agerageza kunshyira muri groupe z'abamama nkamwe, bagira inama bagenzi babo. Bakajya bavugamo ibintu, ariko kubera ukuntu nari narabaye nk'umusazi sinabumvaga. Ntabwo nabumvaga pe. Ntabwo nabumvaga. Nuko nyine umugabo aranta, nsubira iwacu. Akarere niko nayo ngiye kubabwira, nako numvaga ntari bukababwira, ariko ndumva umutima umbwira ngo nkababwira. Kavuge rwose nta kibazo. Ino TV ni TV ivugirwaho ikintu cyo kuba wakunga cyangwa se wagira inama mugenzi wawe, umugore wawe uri mu rugo ufite ibibazo. Urumva iyo nama yitugire, nimba ari akantu katugira inama kadufasha. Nuko ubwo nyine navuye aho ngaho iw'umugabo iwacu, ni nabo bantwaje ibintu. Nageze mu rugo, njyewe ntabwo namenyera ibintu by'ubujura. Ndahamagaye uwo mugabo ndamubwira, rero niba tutanakibanye, ibintu byawe narabiteruje, kwino ufata imari yawe. Ukuvuga ko wari ugiye iwanyu, ubwo watwaye imyenda y'abana n'imyenda yawe, ibintu byacu byose bihari bya mama. Ndavuga wamubereye inyangamugayo. Naramubwiye nti fata imodoka uyipakize, uyizane, urunde ibintu byawe. Yego. N'ibyawe niwe wabiruhiye, twara. Niba utagishaka njyewe umugore wawe n'abana 4, njyewe se nabanyeneye ibintu byawe byiki. Hanyuma se muri uko gutandukana ugeze iwanyu, yaragufashaga nibura agafasha abana, akabishurira ishuri? Amfashiriza iki? Yarambwiye ngo ufite nyoko, ngo ufite na bene wanyu, ngo bazabishyurire, babarishe, babanyweshe, babambike. Niwumva bikunaniye uzabansubiza abana banjye, nzabarira. Kandi niko byagenze. Nagezeyo
naho nyine urumva nk'umubyeyi wari umenyereye urugo rwe. nawe urumva umubyeyi ujyanye abana 4 mu rugo rw'umukecuru ni ikibazo. Mama ikintu yakoze yambereye imfura, yararwanye, abana babona amata nk'uko bari basanzwe bayabona, babona bariga, bakomeje ku kigo bigagaho, buri kimwe cyose urumva basangiye na nyirakuru. Ariko ubwo nyine nkaba nari mfite na bakuru banjye yewe umugore unyumva cyangwa umwari cyangwa se umukobwa ugiye kurushaka, ntuzuba kuvuga ngo ufite bene wanyu cyangwa ngo usenye uvuga ngo usanze bene wanyu. Ubundi zakomere ku rugo rwawe. Ntabwo urugo rwubakira ku muvandimwe cyangwa se kuri mwene wanyu. Urugo ni wowe n'umugabo wawe. Urugo ni urw'abantu babiri. Kuko wizeye mwene wanyu birangira ubona isura wari umwizereyemo atariyo. Ko niyo bakubwiye ati ngwino unsange icyo tuzaya tuzasangira icyo nzanywa muzanywa icyo, ugasanga uhageze byahindutse, ntubaye nk'umwana, biba ari ibindi icyo ubu batwariye inshingano z'abantu benshi. Ubwo wari uwa 5, abari abana 4 nawe uwa 5. ariko se ku buryo tutasangira n'icyo kiro cy'ubugari. Abana bo nta kibazo, urumva nari mpafite mama ariko arakuze cyane. Mama yarabitayeho cyane, buri kimwe cyose akabitaho pe, akabitaho nka nyirakuru. Ahubwo urumva ntuhura n'inzitane za bakuru bawe. Nibyo ntuhura n'inzitane za bakuru bawe, ntuhura n'inzitane urumva z'abafasha mama. Kandi wowe nta kazi ufite, wicaye mu rugo, ubwo bose bakureba nyine nk'ikimbwa ihaze. Ubundi umugore iyo yavuye mu rugo rwe agasubira mu rugo, urumva bibanze. Nyine iyo bakureba, ubundi icyubahiro kiba cyakuvuyeho. Iyo bakubonye kwanza uvuye iw'umugabo ukamanura ibintu byawe n'abana bawe, nta cyubahiro baguha. Ntago bakubaha, nta na kimwe bakumarira muri make cy'ubu bizereyemo, kiba kirangiye. Ubwo rero inama nagira nk'abagore bagenzi banjye cyangwa abakobwa bagenzi banjye, rwana ku rugo rwawe, ntiwemere gutsindwa. Ntiwemere ko umugabo aguta. Ukore igishoboka cyose, urwane, umwana ajya ahora avuga papa papa papa, kuko nk'abana batari kumwe na base biragoye uba ubona bidasa neza. Turi kugana ku musozo, ndagira ngo uvugeho akantu gatoya. Ubundi ni irihe somo ry'ubuzima wakwigisha cyangwa se wasangiza abakunzi bacu kugira ngo babashe kurwubaka rukomere, cyangwa se niyo bavamo bakaba bagira uko bitwara aho bageze? Isomo ry'ubuzima ngewe nabaha, numva nabaha ijambo bita kwihangana. Kuko ushobora kwihangana, ntiwite ngo umugabo wawe yarongoye umukozi, ntiwite ngo umugabo wawe atanye niyo yayitahana indaya mu nzu yawe, wajya kuryamana n'abana triste, ariko ntuve mu rugo rwawe. Uzaruvaho ujye hehe? Nta hantu wajya. No kwa nyoko yakwirukana, no kwa mukuru wawe yakwirukana. Nta hantu na hamwe ushobora guhungira, na hamwe ngo haguha amahoro atari mu rugo rwawe. So kwihangana bitera kunesha. Abakunzi ba Rita TV show turabashimira, dushimira na Maria, niko twamwise kubera ko ku by'akazi, ku mutekano we niko yitwa. Ariko murumva ko inama bagiriye ko ari ukwihangana, cya kindi twababwiye ko kwihangana mu rugo no mu buzima busanzwe no mu nzira za Kristo, kwihangana bitera kunesha. Turabashimiye kandi muzajye mukomeza muduha ibitekerezo. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.